Yesu yagiraga sheri imana igasheza. Yesu yagiraga sheri dore cya kibindi cyaje ese ko ari umwana w'Imana kandi akaba bavuga ngo Yesu nta cyaha nakamejemege nyine kaje mu buryo bwo kunsazisa ngo nje ngatikura gufatanyije anje mutikura nanje nyine mujaga ati yinute neza gisi cyumba ndaramo ndakonje meze nk'intoki irwaye umuraramo umuntu umwe icoka cumuka gitege kurikira umuvuno kwezi. No fear man, Peter Baddest goes kiki kurikira umuvuno kwezi. Twongeye kubaha ikaze bakunzi b'umuvuno TV nk'ibisanzwe tugarutse mu kiganiro cyacu. Murabona ahangaha kuri kamera turi kumwe n'abantu batatu. Ndatekereza mwamaze kubabona kandi bamwe na bamwe mwatangiye kubibwira. Aba ni abahungu bafite impano kurenza na ba nyiri impano. Wenda ako kantu muraza kuza kugasobanukirwa, ntago ndi buze kubavugira. Ni abantu b'abagabo, ni abantu basobanutse, ahubwo reka mbahereza umwanya bivuge. Turahera haruguru kuri uyu nguyu wambaye ingofero isa n'umuntu tuzi ariko ntashaka kuvuga. Tuguhaye ikaze mu kiganiro. urakoze ariko ari ikintu wari uvuze ngo turi abantu b'abagabo, wirengagiza ko muri kumwe n'umusaza. Ni umusaza pe ndashaje ikinyaminyami ndabyibuka kuva muri za 62 urakoze inuramasa nawe ubundi ubwo ibyo yarababwiye nibyo ndimo mbabwira. Gusaza bwo turashaje ariko mazina ganje ari rimwe nibuka rindi nyibutsa se nyibutsa gamazina zigwa wibagire cyaje mu murimo ugiye gagandi nanditse ku gapapuro kugira ngo naje urugamba zanza kamwereze muri telefone gagandi ngo niba ni nyurubuko tumane ma waita Karasogongera Jean Pierre ubwo mise nyibukira rimwe ni Karasogongera Jean Pierre nijo ngijyo ubwo akanako na kamejemege nyine kaje mu buryo bwo kunsazisa ngo nje ngatikura turamuteranyije turamufatanyije anje mutikura nanje nyine mujagaho ubwo turamufatanyije arababwira cyangwa ibi babwire. Yes ndatekereza rero mwabyumvishe uburyo binjira mu kiganiro neza, nta nubwo ibindi nakwirirwa mbivuga, namwe mwabyumviye muri abantu bakuru. Reka dukurikizeho ngo ni kamwe bajya batikure, reka bari ko dukurikizaho nawe twumve ngo ninde, tubanze tumumenye, hanyuma turaza kuza kwinjira mu kiganiro nyuma neza twitonze. Nanjye uyu nguyu ni umusaza wanjye, amazina nitwa Gahozo Aurore, niyo nawe nuko nyine ni inshuti. Reka nawe yivugire. Tubunande nitwa Taru ndi mwene Sogongera bikeri mwene Karasogongera mwana komba nkwebota bagira ngo utazagira ubwenge nk'ubw'agacurama azo nziro tubwo nande kanone ko namiraga nje ugatamiraga mbere ari kujagaho mvuyeho hanga gusabiza turanziba uramutamiraga wowe ubwo ni wowe ushaje kuja gusaduka gusa nk'akabuye nakubwiye ntiwitonde utezaho kuzaza urampangara wiwanje nawe mbera ko nije mukumuja usiko ndiye mutamira tukuzana naho twakubwiye ko tuzaja dukora vaho nanje njeho sinahari nje wari wabaje nahari nje wabaje urunugu rusanza nk'uruguru ubwo rero nimugore murakora 2:8 munyumvire ubundi se witonde sinjyewe wagusobanura ikintu cyatumye imbwa zitamera amahembe ndetse none kugutembereza hano ruguru kwa nyirakinazi nawe umwumbati ukawekenye nawekenye umwumbati yaguhaye ku mwumbati ntabwo yahomaye marambeshye ariko nagwaye ku musuru cya kigaje cyo kwanzaro icyo gira cyo kwanzaro twasanze bari siko mwihari none se ntaragiye kuvuga na bandi twatikuriye mu kabari hajya mu rutoki ariko nibutse ko ari giciye uyu nguyu inyuma muryango gwanyu gose no guterera kubimenya kufite mwari gutikura nabwo na mudugudu ntabwo barabiyoboza amenyo cyane zo mudugudu ndamundera ubu izi myaka mfite seba
ko ndi gucendera ubu we nashatse akamegemege nka rata mubyumve rata ndio mutamiraga njenye igeze rata y'umukoro rata egera hino ubwo rero twese tuzi ndagusabiza ntabwo turi kubambwira twabasobanurira yes mwabumvishe rero nanze kubarogoya kugira ngo ntaza kuza kubakura muri mudu mwabonye ko ni abanyempano ni abahungu bakiri bato ni abahungu babizi kandi ni abahungu babishoboye bamaze kubibwira ariko noneho reka tugaruke mu buzima bwa nyabwo babanze batwibwire neza ndavuga bari abasore babiri amazina yabo bwite atari amazina ya kariyeri cyangwa se amazina y'impano yabo muri rusange reka n'ubundi nongere mpere hano kuri uyu nguyu wambaye ingofero isa n'uyu musaza tuzi twese muri iki gihugu cyacu jewe nibikora imana Keve bikora imana Keve Keve niryo rizaga nyuma y'abanje aho bikora imana iyo bavuze bikora imana Keve bavuze umuntu umeze ute iyo babivuze rero ubundi icyo kibazo abantu benshi barakimbazaga ariko hari igihe babivugaga bagahita utekereza niba ari umuntu umeze gute nyine nk'uko hari ubimbajije ariko ni umuntu nkanje kunda kuba nezerewe iteka ryose nkaba ndi guseka ariko nkifuza ko n'abagenzi banje banyumvise cyangwa bambonye nabo bagomba guseka kuko kubaho neza muri iyi si ni ukubaho wishimye ibyo urebesheje amaso kurebeye ku Muvuno TV urebeye n'ahandi aho ariho hose ntabwo twahurira no mu nzira ukavuga turani wa musaza cyangwa se ni Keve ni umuntu nkanje nuko mbaga ndi nk'uwo nguwo yego Keve wahisemo kwigana cyangwa se gukora talenti isa niyo muntu tuzi dusanzwe tubona muri sinema nyarwanda mbese niyihe mpamvu yatumye uhitamo gukora nkawe impamvu nahisemo gukora nkawe rero ubundi ninje wabayeho mbereye ariko bitewe no kubura ubushobozi bwo kunyemekanisha ibyo nakoraga mbonye abanjemo ndavuga nti ntacyo nanjye ndakomeza gukorana kuraje kugira ngo nzatere imbere nanjye abamukurikira nzaje ndi nka murumuna we niyo mpamvu uwandeba nawe akamubona ahita dusanisha bishatse kuvuga ngo bijiyo bija yarakwibye mbese yakwibye impano yawe muri rusange yanyibye impano kubera ko habayeho ikibazo cy'ibigeragezo byinshi ubushobozi buke nyine kutamenya Umuvuno TV ngo babe banyegereza abaturage bandeba n'abatuye isi muri rusange hanyuma se nk'ubu ngubu waguhuza na bijiyo bija wumva ririhe jambo wamubwira jambo namubwira nti rero ibyo wakoze ni byiza kuko nanjye byagiye bisangana n'ibyo nakoraga n'ibyo natekerezaga no mu bwana bwanje ariko wakabaye uba nka mukuru wanje tukazaja tujana iruhande rumwe waba wicaye nko kuri iyi ntebe nanjye nkaba nicaye kuri iyi mubwira nti wenda ni nyabuna dore ni njyewe ugukurikiraga nabwo kandi uriya musaza ndamukundaga okay reka twambuke no kuri uyu mukobwa muri kumwe nawe ni umunyempano nawe abanze atwibwira tubwiye ko yitwa Gahozo Aurore nawe abanza atwibwire atubwire n'ibyo akora mu buzima bwa buri munsi kugira ngo twese dukomeze dusangire ikiganiro murakoze amazina yanjye nayababwiye mu buzima busanzwe ndi umukobwa ufite imyaka 17 kandi umunyeshuri ariko ikintu cya mbere nkunda gukina ibintu bijyanye n'ikinamico kuko nabonye aribwo buzima bwanjye nyine kuba ndi kumwe n'uyu musaza n'uyu musore nicyo kintu cya mbere nshima kandi nacyo kintu cya mbere nkunda ndifuza kuzabikomeza rero kugira ngo nzabashe kugera n'ahandi harenze kuri uru rwego ndi hanyuma se iyo urebye mu bandi bantu bakora filime bakina ikinamico muri uru Rwanda ninde ufatiraho urugero iyo ndebye nka Nyambo nkareba na Alphonsine ukuntu bakina neza numva aribo bantu nagenderaho cyane
Yes, wari umaze kutubwira ko mu basitari ufatira urugero mu Rwanda ari Nyambo. Ni ukubera iki wahisemo Nyambo kandi tuzi ko hari n'abandi ba Alphonse n'abandi bagiye batandukanye? Nyambo ni umukobwa mwiza ukina neza. Yego. Nyine agaragaza character nziza mu mukino nyine bamuhereza ngo akine. Ari umukino ari umukobwa yabishobora. Akenshi akunda kugaragaza isura y'agahinda kandi ubona isura ye isa nkaho nyine. Ese wenda ntakugoye gato. Watwereka akantu gatoya wakina ugerageje kwisanisha nawe? Na Nyambo. Nagashobora. Twagiye. Ariko abahungu mw'iki gihe mwifata gute? Reba nkawe. Wowe uzajya ushaka gusangira na papa wawe wajya urareka ndanyebwira se kibwira nti jumenya ko muhaye fifeze n'ukwavura kuza naho rwonka kabana wagasaza ndo utangiye gutombokaho ariko uzagira bakubwira pawe nabi nutadukeho bajye bakureka wajya uryaga ratafata unyegera kibone ko ari nje aho bibera n'ibikozi by'ibibi gusa naho dukora ibyo bakora ibintu satani muzika bikundaga n'imana kabisa. Murakoze cyane. Hanyuma reka twihuse twere gutinda dusimbukire no ku ndi muhungu wa acting nka Nsabi nawe tumuhe ikaze abanze atubwire n'impamvu yahisemo kwactinga nka Nsabi, atubwire n'icyo yifuza by'umwihariko ku muntu yahisemo kuba yakora ibintu bijya gusa nk'ibye. nakoze cyane rero abantu baramberaga ngo Nsabi kandi nta muzi ntibakinaga football ntibakoraga ibiki simbizi ngo ni umuntu ngo ndamwigana abantu mwese bibazora jewe nitwa Nsaru nuwo Nsabi ngo muzamubwire jewe aze tuvugane turebe ukuntu ibintu twabishira mu buryo bikagira kumvikana we kugira ngo bashobora ngo ndavuga ngo niganaga umuntu kandi jewe bari kumbeshera cyangwa ngo no kuvugisha ukuri nkabana bizi kumvikana cyane jewe muzamubwire aze tubivuganeho nimuri namwiganaga ibintu bije mu buryo bivuze ngo ntago mwigana no wese nta nubwo umuzi akina ko football agaskwira ubwo ningiye bicanze bitewe nuko nabonaga bijya gusa nk'iby'uwo muntu. ubwo nibigucangure rero ubwo ngiye kubicangura wowe bigucangura ahubwo. Hanyuma rero kuki rero wahisemo gukina muri iyo style? Yeno style se impamvu nje ni ukubona ko ari byo mbagamo ni nk'ibintu nekonderaga cyane mbona ko bagari ibintu biri kuva mu buryo bumwe buri kujya mu bundi buryo. Ariko ngewe hari akantu gato muri kuncangamo. Hari umuntu witwa Nsabi n'umuntu witwa Bijo. Nabonye muri gukina nkawe. Bivuze ngo abo nibo babiganye cyangwa ni mwebwe muri kubigana? Hagati yacu nabo Ego twabigana cyane bo bari kutwigana. Nibo bari kutwigana cyane twe turi kubigana. Niko uri arakubajije ngo muri kubigana. Ibyo naho twaza kubishinga himbaka cyane. Icyo tuzi cyo nuko hagati ya Bijo biza nanje hari muri kwigana. Hagati nanje Nsabi nanje na Nsaru hari muri kwigana ubundi. Nubuhe butumwa rero wamuha? Nsabizi ndamukundaga cyane nubwo nazi cyakoraga bavuze ngo ndamwiganaga ariko buramise mukunda cyane nakuri kumva ko biza kose n'umuntu dukoraga ibintu bimeze kimwe bakunda kubyibuka na data uyu yarambwiye ngo hari bene wabo uvuye n'ubuvure bwa muri umunanyira wabo wa mama we yagiye kwitunatunaho uriya kwa mushiki wabanye n'aba uvivu n'uvivu bwa mushiki wabo wasenganye n'aba anyoko uriya kwitunatunaho wasanga uwo ahubwo dufitanye isano nanjye ako kantu ndi kukumva rero ako kantu wasanga ahubwo dufitanye iryo sano none bikaza biri guhita biri kubimburekana byashoboka. Hanyuma rero muba mwumva mwifuza ko impano zanyu zagera ku ruhe rwego? Zamutse abari nje bivugane ushaje zamutse mwo hejuru cyane nkuko wazanga muri etaje igeretse 6
ukaza kureta za gato ni nk'urugero uri ikima urwego ahubwo biterwa no hari ubw'ibiti n'ubw'icyuma ruragwicuma niko biba bikomeye ibyo bintu hano byagera kandi kumva nshaka gukora umusaza mu kiganza bwana Paul Kagame kumva nshaka kumwenda ibiganza bye mbona ngo komera cyane nawe uramukunda gatanu byibuze ngo wamungezaho uramukunda gasi nawe ko kitabimbwiye ndamukunda nawe si amubwira ati musa komera cyane yesu utamukunda nzi ngo ni wewe nahari njyewe Paul Kagame umwanya wanje hanyuma wenda n'abaciye mu ijambo abadukurikira babibonye ko muri abantu bakunda gutebya cyane nanjye ubwanjye ndi kujya ntwarwa nkashaka kugumayo ariko hari abantu bari kudukurikira hari abantu bari kureba iki kiganiro ni iki mwababwira twababwira nifitiye inzara bababwira ati bagakora sabasaba ku muvunoti yewe nibagiwe umuvunoti muvuno se ndabimubavunura bundi ja muri telefone abantu banditse sacinga umuvuno TV ukore subscribe kugira ngo n'ubutaha baje batureba umuvuno TV murandira ngo umuvuno TV hanyuma mukore cyo bita basukupa sakaraye saba javutse mbere yawe nijura bisobora kubiba sabusikuraje bese ni bya bindi bakoraga kuri telefone kugira ngo ibintu bishasha hanyuma rero abantu bari buze kuza kwishimira ikiganiro cyanyu ni iki mubateganyiriza mu bihe bigiye kuza mu bihe biri imbere muri rusange kari umuriro bona kuvuga buri kuntanga ko n'ibintu bigiye bikomakomeye cyane abantu bakundaga ko hasha hazasha abakundaga guseka cyane mbese abantu bakundaga ibintu wenda ndaza kuza gukosora kuri ako kantu gato ibintu byo gushya gutwika ibyo bintu ntago muri no minsi iyo vugo turi gukunda kuzikoresha ubwo wenda twavuga ko mubateganyiriza ibikorwa byinshi kandi byiza twifuza kubageraho bizabashimisha hanyuma rero muri ibyo bikorwa mubategurira ni uwuhe mwihariko wanyu ugereranije n'ibindi bikorwa twari dusanzwe tubona by'abakomediye cyangwa se by'abanyempano kugira ngo n'ababireba bazashishikazwe no kuba babashaka cyangwa se bakwishimira kuba babona ibyo bikorwa byanyu niwe mwihariko mwebwe muzanye muri uru ruganda rwa sinema mwihariko wo gushakisha ukuntu abantu baje batwara imbavu mu ntoki gatwara imbavu mu ntoki ate twakunda umuntu agiraga ngo ari guseka akarangira imbavu zitwaye mu ntoki oya ntaho ibyari ibyo ntaho mwafashe ijambo cyane twibagirwa ko turi kumwe na mushiki wacu nawe nagiraga ngo atubwire abakunzi be cyangwa se abantu bari kureba iki kiganiro ni iki yabatangariza cyangwa se ni iki yabamenyesha muri rusange ku byerekeye impano ye ikintu cya mbere nabatangariza icya mbere ni ukuba mwajya kuri YouTube mukandikamo umuvuno TV kuko muzamujya mugenda musangaho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'amafilme agiye atandukanye. Akabazo k'amatsiko ndabizi neza ko abakobwa bamwe na bamwe wenda batinya kwinjira mu bintu bya sinema cyangwa se ugasanga bari kuvuga ati iyo ugiye muri sinema iraguhindura ikakujyana mu mico mibi mu buraya n'ibiki cyangwa se wenda ikaba yatuma uhura n'abantu benshi bakagushuka wowe kuri iyo ngingo ubibona gute? Ngewe abantu batekereza gutyo mba mbona bibeshya kuko iyo ugiye mu bintu bya sinema nyine bituma uba sharp nyine ushabuka ku bantu benshi ariko ntago papa sawa kugira ngo unanirane wanyu wowe wigira indaya oya uragumya ukina ibyawe ariko ugumana za character zawe. Orore urigize uzi uriwe n'icyuri cyo. Yes. Ubaye uri nk'umukobwa wo gukobwa wakobwa inka zingahe? Ngewe numva ko inka nk'icumi. Kubera iki? Kubera iki? Tubwira impamvu nyine zifatika zatuma ukobwa izo nk'icumi. Ndi umukobwa ugira imico myiza, umukobwa wubaha,
ibyo ngibyo ibyo nibyo bintu ushingira uvuga ko wakobwa nk'icumi. yes ibyo by'ingenzi nyine. ubwo bivuze ngo abantu bari kuzana imvugo yo kuvuga ngo ubu ngubu abahungu barabuze, ngo buno abakobwa babaye benshi, ngo ahubwo ngo abakobwa bagiye kujya bakwa abahungu, ntabwo ari byo. ntabwo ari byo baribeshye. ndetse ubu ngubu hari kuvuka abakobwa benshi cyane n'abahungu turangana. ntabwo ari abahungu bakeya ngo abakobwa tuzakwa abahungu, ntabwo bishoboka. none se ko nsigaye numva ngo abakobwa ngo akantu ko kuba wakwihagararaho nyine hepfo iriya nawe uri kubyumvira umuntu mukuru ngo byaranze ngo babaye abagore, ni ikihe kintu kibitera? Rozo ntabwo nabimenya ikintu kibatera, ntabwo nabimenya. ariko nawe byibura urabibona ko ibintu byarahindutse, ubushyuhe bwabaye bwinshi cyane cyane. abakobwa sinzi rimba ari igihe cy'impeshyi, ntabyo nzi. abo bashyushye gutyo rero ni iyihe nama wabagira? ni ukuva mu bishuko, ntibajye barumva n'ibyo abahungu bagira akarimi keza, ariko ntabwo nabashishikariza yuko bagumya kwitwararika nabi bajya mu bahungu. ase rero tubwizanye ukuri, umuhungu wumva wagutereta ni umuhungu umeze ute? nayahe magambo yakubwira ukumva aragushituye? amagambo yambwira, reka duhere ku muhungu wagutereta, aba ari umuhungu umeze ute? ni umuhungu muremure w'umukire ufite amafaranga. aha, ako kantu rero niko nari nshaka tugereho. ubundi kubera iki muba mushaka abakire kandi wenda samutaye mumwe mutari abakire? oya, none se waba uri umukene ugashaka n'umuhungu w'umukene? ntabwo bishoboka. buka nshaka kabisa, fata telefone yawe wandike Nsaru Comedy, tumbona sha aba Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, bose uraza kumbona muvandimwe, hanyuma tukomeze tubane mu mahoro bakomeye cyane. Kugera cyane cyane umuvuno muvuno bonaga nawe wagira ngo muganje bahajemo amazi, ariko simvura ikunyagira gahora kushamo. afite ikibazo hagati mu bwikorera. oya ntacyo nambaye ukuntu watumye mwari ndakuze ntiwongere kumukora. sawa rero murakoze cyane, reka tubashimire. ikiganiro cyacu nakagaruka, nimubishima ko twongera kubatumira muzabitubwira muri comment, twongere tubahamagare tubahereze show. turabashimiye cyane rero, ciao ciao. sawa